ye narakijijwe umunsi nakirijwe nakubwiye ko nakirijwe ari kuwa gatanu yego kuwa gatanu nakirijwe numva Yesu yaje muri njewe ku cyumweru wamuntu nakubwiye tuzapangana na twarabisobetse none njya mu rusengero nakijijwe nabyo tuhere ya none sinzongera kunywa inzoga sinzongera gusambana yarari amategeko hanyuma ari mbuga ngase namuka sino namuvuga ko ni kazi ki byageze nyuma nawe arakizwa Imana ishimwe abarakizwa basi duhuriye turi mugagiza atariko yes bakunzi ba Concord TV show turabasuhuje aho muherereye hose abumva ururimi rw'ikinyarwanda abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda mwese turabasuhuje ni by'igiciro gikomeye cyane n'umunezero kuba imbere ya kamera turi kumwe n'umugabo mwiza ufite uruhara rwose uri kuyaga kandi wambaye n'ikoti mu mibyisi arakuze cyane kabisa yego ni umugabo ukuze ntabwo ndamuvuga reka tumuhe umwanya atwibwire ni cano z'impanga zikurikirana yego kandi nkunda abantu b'Imana n'Imana ubwayo bwana pasiteri turagira ngo utubwire se wavutse ukijijwe ese agakiza warakishakiye wagahawe n'ababyeyi wagira ngo utubwire abatakuze bakumenye neza nakijijwe bavuga ko ari Yesu ni Yesu ariko abandi twese Biblia tubwira ngo mama yambyariye mu byaha kandi no kubwira icyaha cy'ingomoko uyu munsi twese turi abanyabyaha nasomye ijambo ry'Imana mu Baroma 6:23 ngira ngo bose bakoze ibyaha ibashikira ubwiza bw'Imana nakijwe ndi mukuru ndumusore nawe mu buzima bw'ibyaha nk'abandi ariko ngeze ku myaka yanjye 18 ariko 18 niko nari najyayo neza niko nari ndakujyayo rwose ngo njye mu byaha nderete bega Yesu abamfatiye aho mbego abamfatiye aho rwose yarakoze n'igikobwa cyo twapanze ubwo twapanze yanyise kibwa ariko ntacyo ndi kibwa cya Yesu kuko twapanze twemeranye ku cyumweru turajyana mu misa twataha tugahitira ahantu kuko burya nawe yamaze gucya navukiye mu rugo rw'abakristo papa mama n'abakristo basezeranye ndi kureba mbikore ariko n'ubundi byo ndi byaha Yesu wenyine ryo kureba nuko twapanze turava gusenga tukinyorera ahantu tukigwana bare Yesu afata ari kuwa gatanu ushanumva yaje kabisa mwe mufitanye gahunda n'icyo gikorwa ku cyumweru basi mbanabya tumva tujyana ati byahindutse ya gahunda yanjye nawe kandi tikumva nanakijwe ibyo bintu ndabwo nzongera kubikora naho nakijwe ndumze imyaka 18 kabisa kugeza ubu maze imyaka ingahe mu gakiza 45 ubwo 45 ukuramo 18 abazi imibare neza bahita babona yuko ari imyaka 27 uri mu gakiza none se ubona inyungu zo kuba mu gakiza ari iziye ugira ngo tube twaratira n'abandi batarakizwa bakizwe hano ni wawe rwose winigura iz'ingenzi icyambere biguha amahoro cyakabiri wumva utuje cyagatatu wumva bifite ibyiringiro cyakane mega biguha kubana neza n'abandi cyagatanu ugira ubuzima bwiza butajagaraye ubuzima butajagaraye ubuzima bufite ibyiringiro cyagatanu navuze ko navuga byinshi kandi hirya y'ibyo ntabwo tuburana ntabwo tubyirirwa yego n'abadafite agakiza nabo bararya ariko twebwe turi ku Mana nose ubwo wabwira iki babandi bavuga ngo mu gakiza ngo abantu bageze mu gakiza ngo barakena ngo naho ngo abatizera Imana ngo bakaba bakire abo bantu wababwira iki tutandukanye ibintu n'ibindi ubuzima tubayemo bwa hano gusa iyo Imana itaguhaye akazi iyo Imana itaguhaye ibyo gukora Satani aguha ibyo gukora nongere nsubire
ubuzima tubayemo hano ku isi tuyoborwa n'ibinyabubasha bibiri. Imana ni number 1. Iyo rero Imana itaguhaye ibyo gukora, Imana itaguhaye akazi, Satani aguha akazi. Satani araheba, burya araheba. Imana nayo ihemba abana bayo cyangwa abantu bayo. Ubwo rero yenda bavuga ngo iyo umuntu agiye mu gakiza aracena, yenda hari n'igihe ajya mu gakiza yari afite ibyo yakomoye kuri Satani. Ibyo ngibyo ibya Satani Imana igomba kubanza kubikura bikavaho kugira ngo Imana izane ibyayo. Uyu muntu rero ashobora kuba akennye uyu munsi, ariko Imana yarabanje gukuraho ibya Satani. Imana nayo iri kwinjiza ibyayo. Wa muntu akongera akazamuka ari gukorera Imana mbikenesha kabisa. Ndagukenesha twayikoreye twambaye inkweto zicitse. None umunsi ndambaye Imana ishinga kabisa. ngo tari gusubira mu 40. Gusugonda. Sibyo. Nta kimana itakoze rwose. Abazi ko gukora Imana bikenesha. Ntabwo ariyo mukorera. Ariko Imana ukwera ni Imana itanga ubutunzi rwose. Ni Imana ikura ku cyavu, icazanya n'ibikomamo. Twakoreye Imana tutazwi no mu mudugudu. Ariko umunsi turazwi ku rwego rw'isi. Sibyo? Ku rwego rw'isi. Turazwi ku rwego rw'isi. Tutazwi no mu mudugudu. Ariko Imana igenda ibana natwe, uyu munsi turazwi ku rwego rw'isi. Kubera gukorera Imana. Bicaranye nabo mu iki gihugu. Bakomeye kubera Imana. Wabatubwira se? Nubwo utatubwira amazina yabo, ariko nibura bituma wa muntu wumvaga ko gukorera Imana bikenesha, gukorera Imana bisuzuguza, nibura bitanze ubuhamya bituma papa umbyara aracyahari. Arafite imyaka 70 irenga. Menya niba azi mu Ruhengeri simbizi. Menya atahazi. Ntabwo ari aharenga ngo ave hano Rubavu agere i Musanze. Rwose menya ataragenda urugendo rwa kilometero zingahe. Turi kujyana. Nubwo byo ndakubwira imirimo y'Imana. Ariko twebwe Imana turengeje ikaritse. Iturenze uturere. Mana we. Ngubwire ngo. No mu minsi yashize nari mu giterane. Cyaje mu perezida wa Repubulika. Perezida wa Repubulika? Muri za Rwanda shima Imana. Tujye uzumva za Rwanda shima Imana. Wari urimo muri stade rwose? Narimba. Watumiwe nka pasiteri? Turahamagara. Maze kwicara mu ngo z'abadepite, maze kwicara mu ngo z'abaminisitiri, bakaza kuntora muri Nyabugogo. Bakamfata muri Nyabugogo bakanjyana mu bipangu by'iwabo. Ngababwira Yesu ngabasengera, mu ubuzima ndi bakababesha, naho ngurikiye ndi bakakubesha. Umva tugenda mu ijuru honyine. Niho tuzasiga amatatizo shida za dunia. Mu ijuru honyine. Uko uzabona umuntu akomeye kose, azaba afite akantu kamukeregesha. Uwo rero akeneye Imana. Nubwo afite akazi keza akaba yubahwa, ariko hari akantu kamujenaje n'ukundi ku buryo igihe kigera agakenera Imana. Imana rero iri muri Labani kabisa. Imana nishima kwinjira muri kiriya gipangu, asa Imana izareba irebe Labani kubw'umugisha injira muri kiriya gipangu. Injire yo muganire. Umusenyere kandi abone Imana. Haleluya. Amen. Ndikumva uri kuvuga ko hari abantu wagiye usengera, harimo n'abantu bakomeye. Wadusangiza ku impano wahawe mu gukorera Imana, ukimara kwakira agakiza, impano wahawe. Ubundi njyewe mva ngo hari abantu ngo bahabwa impano basubuhanuzi ngo biciye mu kwikosi rirerire ngo bana y'ubutayu, uko ngiye kuzigira nibyo byangenye mu butayu kuzisengera ngo zikomere Satani atazinjira, zikomere Imana imbaraga kandi ikomeze kunshoboza. Ngiye narakijijwe, umunsi nakirijwe, nanakubwiye ko nakirijwe ariko wa gatanu. Yego. Kwa gatanu nakirijwe numva Yesu yaje muri njyewe. Ku cyumweru wamuntu nakubwiye tuzapangana na twarabisobetse nonjya mu rusengero, nakijijwe nabyo tuhere ya none sinzongera kunywa inzoga, sinzongera gusambana. Yarari amategeko
hanyuma ari mbuga ngase namuga kabisa none amuvuga ko ni kazi ki byageze nyuma nawe arakizwa Imana ishimwe abarakizwa basi duhuriye turi mugageza atari ko mwibuka ubusore n'ubukome bwanyu ye mudamu ngurikiye mugabo ngurikiye niba utarakizwa nukuri ushaka ureke gusengera inzu nziza ushaka ureke gusengera akazi usengere Yesu akumurikishije umucyo we uhabwa agakiza k'Imana buriya niba ari ibintu nabonye biryoshye no kuba umva ko Yesu ari muri wowe Yesu agendera muri wowe uri kwisi usohoza inshingano ze uri gukora icyo Imana ishaka ibyo bintu nabonye biryoshye ku iyi si yawe turakizwa rero Imana ikaduza n'abo bantu tukabona Imana yakoze imirimo yayo naho bari kutubwira ko wowe impano bitagusabye gukora ikosi ahubwo kubanza zarahise ziza ku munsi wa mbere ukandagira mu rusengero hari ku cyumweru ni mugoroba mbona Imana ku cyumweru njya mu materaniro ndanga ubuhamya ko nakijijwe ku wa mbere korale nagiyemo yafite amasengesho bazatangira ku wa mbere ku wa kabiri no ku wa gatatu kuko nagiye muri korali nese ngenda ku mateko yacu atereje ku wa mbere turatangira ibihe by'iminsi 3 uhita ubitangira ndataka ku munsi wa mbere nandi kuvuga indi nukuri wa mbere ku munsi wa mbere twatanye amasengesho ku munsi wa kabiri natangiye kuzisobanura ku munsi wa gatatu umuyobozi abagize icyo babona ne bande ngabanamanitse ati ngiye mbonye guca bareba bagasanga biri mu iryo teraniro tayari bampatiya uyu munsi kugeza nanone twicaranye hano kuri kamera nose ubwo urebye izo mpano wabara zibonye ari uko utangiye gukizwa cyangwa wari uzisangana ari naho turahera ikibazo kivuga ngo ese umuntu yahabwa impano yaba izo guhanura cyangwa se zo kwerekwa atarakizwa cyakora nanone ikindi kintu vuze ngibuka uburi hari ukunda abari hari umuntu buri mwiza ariko wenda atabizi ko ari mwiza cyangwa se hari ukunda Imana igenda itegura icyenda na gatandatu na karindwi mu ntambara z'abacengezi mu ntambara z'abacengezi hari abagabo twahunganaga njye nari umusore tukajya kurarana mu kibara mu byo kunga abantu kugira ngo wenda bakatwica yego nazo ubwo bugome bwabagaho noneho iyo twabaga turatera narabirotaga ndabona abantu baraje cya mu gitondo abandi bantu bari mu gace batashoboye kubibona bakaba babaciye imbaraga yenda Imana bagira kundegura wamenya ko ndago nahenze byari byo nibireka karukurota gusa bisanzwe iki gitondo kimwe mva mu rugo nabereye none ndajya ku rusengero kandi ndajya mu hari ngenda nananyoye inzoga nanayihasi nayaze nabaje kuba mu gitondo abati okay ndi kwisezera ndi kwisezera ngiye kuba baririmbyi ningera mu baririmbyi barangura ku nzoga nyimwe ndi kwisezera urayisezera ingo ndayisinda musore imyaka 18 tekeza musore imyaka 18 uriya urukumbo naye narashaje oyibwo ndabona umujene kabisa narashaje kuno mbona ayiwe akagasura dufite Yesu uyu muri akagasura icyo gane narashaje naranywaga inzoga byeri zaguraga n'amakeya inzoga zinzagwa zagutundara abo twakamiraga bakambemba gatuki kurwagwa gwa butunga gakanywa kabisa ubuse ugeranyije na urungano rwawe abo mwabanaga mu icyo kigare cyo kunywa inzoga ku myaka 18 ubu yurebye bubona bameze bate utubwiye ko umuntu abona uri agasore bo yurebye ubona bameze bate barashaje wagira ngo bafite imyaka 100 wagira ngo bafite imyaka 100 cyakorara abandi bahise narakijijwe kuko bari banzi muri quartier hari abandi basore byakuye abandi bise Mungu yakijijwe yabana nibaye imbere ukiraza cyabo bahise babivamo acyakora amabage basuye inyuma bakagwa abo rero Imana niyisigariro cyabo mbo turacyaganira n'umukozi w'Imana Pastor Bizimungu Rabani ku rugendo rw'agakiza ese urebye impano n'agakiza wabigereranya ute
munashaka kugira impano ariko adakishijwe bafite impano ahanura kuri bitangaza ariko umuriro kuko nubwo akora ibyo bitangaza nubwo akora ibyo ariko azi ko ari umusambo arabizi nubwo yakoze ibyo ariko azi ko yaraye kwa maraya azi ko yaraye akoze ibitakuru buri biratubwira ngo niba umutima wawe utaguciye urubanza utakurega ikibi uratinyuka no mu maso y'Imana hari abantu rero babaye bikayuke barara mu gusambana bafite kawisike na kawarage kumuseka akabanza kagasokoza kagasoma rwose akafata itasi nyuma akajya hari uwo ibyo yakoze biri kumucira iki urubanza uwo pe abarwayi bagakira ariko umutima we bundi mu ijuru nane yego mu ijuru ndabyinshi mu ijuru no mutima wawe bundi Saduraka Meshaki na Abednego kwemera kubohwa kwemera kutagamburura nuko umutima wawe warushimikiye ku Mana bavuga ngo nubwo iyo dukoreye tadukiza ariko ntabwo turi buhemuke nubwo twapfa tuziko urupfu ni irembo tugeze iwacu mu ijuru n'ibyo twakoreye Imana turatujye kwakira ibihembo Imana nishimye ko dupfa turatwinjiye iwacu ariko tuzi neza ko iradukiza buriya hari abari bari guhamanya n'umutima wawe mu ijuru ndabwo bizasaba bireye nuko umutima watagucira iki urubanza Daniyeli kumujugunya mu rwobo rw'inda ntabwo umutima yamucira iki urubanza yaraze neza ko yakoze icyo agomba gukora bamunagamo intare ziramutinya haleluya amen ziramutinya Imana ihabwe icyubahiro amen narebye agatabo k'umugenzi kandi umukristo kari agatabo k'umugenzi wawe uciye mu ijuru guca muri ziriya ndare ebyiri umusobanuzi yambwiye ngo cyakora niba umutima ufite ubwoba zirakutanyagu wumva zirakwanjama ariko niba umutima utakurega ikibi newe utakurega ikibi tambuka nabona banza ariyo yumva ndacyari gupfa n'Imana amen yumva ndacyari gupfa n'Imana yumva we n'Imana ndakibazo bafitanye aratambuka zinyura mara Imana ishimwe himbazwe bitubwira ko imbanda zizavuga abadafite umutima bacuruza bazatabara mamurenga musanga amen ariko abafite umutima bo bazuba bahishimitwe n'amaso none turajya hehe Imana ishimwe cyane amen bamujya mvuga ngo Yesu yazo uyu munsi nta kibazo yafesho yaje imyaka 5 uriteguye Pastor watubwiye ko umaze imyaka 27 mu gakiza kandi iyo myaka ni nabwo wanahise uhabwa impano y'ubuhanuzi ese umaze imyaka ingahe uri umushumba maze imyaka 4 bundi uyu munsi aho mbere umushumba so natangiriye mu itorero ry'Abanglikani nari mwarimu mba mwarimu imyaka 15 ubwo rero nza guhindura uyu munsi mbaza muri yego aho rero niho nahise mba pastor vangu umaze imyaka 4 uri pasiteri muri Zion Temple imbogamizi zo kuba pasiteri ubona byakugoye nibi zo ntabwo zabura kandi buriya ubaye umukozi w'Imana ndugere n'imbogamizi menye utari mu nzira neza ntabwo uri mu nzira neza kuko imbogamizi zose zituruka ku mubi agira ngo akujijinganye atume ubura kwizera ubura kunono muri iki gihe cyo zabaye nyinshi insengero zirafunze reka ndeke kuvuga Pastor yo wishimye umwima kiba byagenze biti ikintu kigushimisha cyane tugana ku musozo ikintu kinshimisha ubuzima bwanjye iyo nakoreye Imana ngubu ngaba nasuye abantu byo navuze kwigisha ngareba yenda ngavuga ati uriya muntu n'umuvagano ndanugaze n'umuryango rusenge ngaba nasuye abantu ngabo nababwiye Yesu nababwiye imirimo y'Imana icyo ni ikintu kinshimisha cyambere ikintu kinshimisha cyambere kuba nagikoze no kuba nakoreye Imana cyane ariko nagiye aho hana abo bantu kubabwira ijambo ry'Imana banumva rero
umuntu uba wakubabaje n'uba wakubwiye ngo iki? umuntu wayambabaje n'umuntu wambinze ngo gupinze kabisa, umuntu yambinze kandi ntacyo ndakoze ngo Imana ihabwe inyuma bakagupinga ariko n'umuntu akabihindura se ndababara ariko nyuma ngabisengera akaba ari we okay. Pastor, ukunda kurya iki, kunywa iki ku buryo uwo waba wasuye ku buryo icyo yakwakiza kumva wishimye? Mu buzima bwanjye ubundi ibirayi ubuho turi mu gihe cy'iterambere, ibirayi bifite uburyo bwinshi bwo babiteka arasote, amafiriti, babiteka bitogosheje, babiteka ari imvange ibirayi. Cyakora aho Yesu agiye kujya ngirira neza ngakora n'umuntu wanguriye agasaba